nibakubwira ko ari umurwa mwiza kandi utera imbere umunsi ku wundi, ntabwo bazaba bakubeshye. Ni umurwa uwawugenzemo kuva na mbere hose ashima cyane, ndetse yanawuvamo akagenda aririmba ko awukumbuye. Kigali ni wo murwa turi kuvuga hano. Kigali nziza ndorerwamo y'u Rwanda, umva w'amahoro kapitale y'u Rwanda, ubere maso uri ishema ry'igihugu, Kigali yacu genda waratsinze. Iyi Kigali yashinzwe mu mwaka w'1907, mu mwaka w'1952 aba ari bwo iza kuza kuba umurwa mukuru w'u Rwanda, akaba ari wo mujyi nkingi y'ubukungu bw'igihugu ndetse n'icyicaro cy'inzego hafi ya zose nkuru z'igihugu. Kuva mu mwaka w'1907 uhereye ku mudugudu muto cyane w'abantu 10 muri Cartier ya Cyahafi, umujyi wa Kigali wagiye waguka cyane, uva Cyahafi ugera Gakinjiro, Inyamirambo, Nyakabanda ndetse na Kimisagara. Mu gihe cy'ubukoroni bw'Abadage na Richard Kandt, iyi Kigali yaje guhindurwa umurwa mukuru w'u Rwanda. Muri Kigali rwagati, imwe muri quartier zirambye ku mazina zahawe kuva kera kugeza magingo aya, ndetse usanga atanateze no kuzigera ahinduka cyangwa se ngo ave mu mitwe y'abahagenda, ni quartier yitwa Matheus. Iyi ni quartier ikorerwamo ubucuruzi umunsi ku wundi. Iyo uganiriye n'abayizi imbere ndetse n'abayibona ubu ngubu bakakugereranyiriza, wumva nawe ubwawe bikurenze. Ariko mbere yuko tugera aha, reka duhere ku izina ubwaryo. Ubundi abagenda muri aka gace, urubyiruko cyangwa se abakuze, igisobanuro cy'iyi quartier barakizi. Si buri wese upfa kukwemerera kukuganiriza imbere y'ibyuma bifata amashusho ndetse n'amajwi, gusa bamwe mu bo twabashije kuganira baje kutwemerera ko batayizi, batazi inkomoko y'iri zina. Mani Sabazi Silvani. Silvani akora murimo ki muri uyu mujyi wa Kigali? Uri motari. Umaze igihe kingana gute muri uyu mwuga? Mazemo umwaka. Hanyuma aha turi ni muri quartier bita Matheus. Ubundi iryo zina urarizi? Zina Matheus ndaryumva kuko niho nkorera. Akenshi ngenda paritse rapishike kuri gare, nimba paritse nkanga mba naje mazanye mu gihe. Kuri Menya bwa mbere waryumviye nka hehe? Naryumviye aho nakorera Gakire. Nyumviye Matheus. Nyumviye Matheus. Navuga ati abo Matheus abo hantu bamenye abantu umumotari bagenzi banyu bakore nawe bakambwira ati ni gute uzagera i Kigali ugakora akazi. Navuga ati sha nanjye nkajya mbabwira ati ni amateka kuko mvuze ngo nagera i Kigali ntarahakoreye, numva ari ibintu bikomeye. Ariko namaze kubona transport zo kuza ndimenyereza ndakora akazi, nkabona biragenda biza kugeza n'isaha ubu naramenyereye, ubona ko ari byiza cyane ndabyishimiye. Icyo nanjye njya nkibaza ngo iri zina ikintu rivuze bwite ni igiki. Nimba ari uko abanyamahanga bahahurira, njye nibyo mba ntekereza ngo ni abanyamahanga bahahurira kugira ngo isoko ribone abakiriya bangana gute, yitwa iryo zina Matheus. Urumva ni izina risa n'iricanga rigera nayo nahise nifuza. Ntabwo wabajije se wenda nko mu rugo nk'ababyeyi kugira ngo wumve? Ntabwo nababajije kuko ngiye nabaga mu ntara nyine, nabaga mu ntara urumva benshi ntabwo baba bahazi. Ahantu duhagaze ni Matheus. Matheus. Matheus waba uzi aho byavuye?
Matheus nanjye numva burya ntabwo numva ko nabanza aho byavuye. Uyikoreyemo igihe kingana nka gute? Bikoreyemo nk'imyaka 3. Niba atari ibanga umurimo ukoramo n'umurimo nyabaki? Umurimo nkoramo ni uw'ubushoferi, nkora ibintu mu ntara nkabizana i Kigali, nkongera nkaza hano Matheus nkapakira ibindi nkongera nkabisubiza mu ntara. Tuzi ko mu mujyi hari quartier ebyiri, hari quartier commerciale, hari na quartier Matheus. Ubona Matheus iyo ari itandukaniraho na commerciale? Matheus na commerciale muri ntatandukaniro kuko commerciale n'epfo hano, Matheus nawe ni ruguru yaho gato muri metero nk'ijana cyangwa 50. Mbona rero nta tandukaniro ririmo. Iyo urebye ubona imirimo hano bigenda umunsi ku wundi? Hano mbona imirimo bigenda rwose, hamwe na hamwe harabumva bavuga ngo ntibigenda, ahandi kumva muravuga ngo biragenda, mbega ni gake cyane hose. Inzoga se yitwa Matheus urayizi? Aya, inzoga yitwa Matheus ntayo nzi. Kubera musanze sinyanywa n'inzoga jewe. Bivuga ko ngo ariho byaturutse. Niho byaturutse. Nta bantu bigeze ubyumvaho? Nanjye mbyumva gutyo, numva ko abazicururiza ari hano hepfo gato. Hahoze Matheus nyine. Mukesha abatware Dismas, uyu yamenyekanye cyane mu kwamamaza ndetse no gukina amakinamico yacaga ku cyahoze ari Remforo. Araduciraho akanunu ku nkomoko y'iri zina bita Matheus. Buriya ngo byaturutse ku nzoga umukuru w'igihugu Perezida Nyerere wa Tanzania muri icyo gihe wari wasuye u Rwanda yifuzaga kunywa, ariko ngo abarinzi be bakaza kuyishakisha hirya no hino bakayibura, bikaza kurangira muri aka gace karimo iyi quartier benshi bavuga ko yari ntoya cyane. Ahangaha ngo niho baje kuyibona. Kuva ubwo ngo bihera ko bahitirira iyi nzoga yitwaga Matheus. Cartier Matheus kumva nyine abantu babikokantaho. Yego. Rero ngo byavuye kuri Nyerere. Yego. Yaje mu Rwanda. baza gukenera icyo muzimanira agatama. Numva ahubwira ati munzaniye Matheus. Barashakisha baraheba. Barirukanka urumva nyine igihe bazishakishaga hose baradekata. Nyuma ngo baza kwivumbura hariya muri ya quartier Matheus hariya. Niho bayivanye barayimukira. Yego. Ubwo rero izina Matheus ryahereye aho ngaho rifata Matheus. Yego. Ni nabo zanabonekaga cyane, ubwo zaratangiye zicuruzwa ku bwinshi. Ariko nyumva ni hambere. Yego. Hari nko mu mwaka wajyana. Ni mbere nabyumvaga ari abantu babyigana. Nanjye ngira ntibasha gutembera, nari umusore. Yego. Ya muri gitangira akazi hano muri Kigali. Niho nabyumvise ibyo bintu. Yego. No kuvuga ngo ntabwo mu by'ukuri nawe wenda uzi ngo biza wenda hari we perezida wenda w'u Rwanda muri icyo gihe. Icyo gihe hari ku gihe cya Kayibanda. Okay. Niho bayivuze cyane rwose muri yakwira. Barayivuga rwose mbese ku mugaragaro. Yego. Hari igihe cya Kayibanda. Birafata. Bahita bayita muri Matheus. Biturutse kuri iyo nzoga yitwaga yahabonetse, iyo Matheus yabonetse. Yego. Ni inzoga yari keri cyangwa wenda ni byeri? Ni nubuze Matheus sorte za divayi. Vin. Yego. Matheus. Hanyuma kuhita quartier Matheus na hari quartier commerciale. Urumva nyine kuhita Matheus byahereye aho ngaho inkuru iba Kimumu. Yego. Ako kantu k'agakaritiye kari agatoya bakita Matheus n'undi muri quartier commerciale. Yego. Hajya hagati. Habaga amazi ameze ate? Urebe ko Kigali zitagiye ubu naho hagiriye urabona ko igenda ihinduka buri munsi. Ariko mbere bari ubona ubuto budashobotse rwose. Yego. Ko Kigali nagezemo muri 65. Ndi kwiga hariya muri Saint Andre.
Kigali yari hanyuma ya Butare. yego Butare ahubwo noneho wajya ukabona amaduka kaburimbo mu mujyi naho ni Kigali ryari ivumbi. Kandi amaduka yari afitwe n'abahinde. Bari bayafite hari abuza y'isoko hari kwa agence umuhindi wari wakomeye hirya hahoze Uprovia hirya hari kwa Ramuzansi hepfo hari za Hatone Ndikopso ibyo byose barabahindi cyane yego ibyo rero mu mujyi baradashitse. Kigali nziza ndorerwamo y'u Rwanda murwa w'amahoro kapitale y'u Rwanda ubere maso uri shema ry'igihugu Kigali yacu henda waratsinze. Ni henshi wumva tugenda ariko ntitumenye inkomoko y'amazina yaho. Uru ni rwo rugendo One Nation Radio dutangiye rwo kuzajya tukugezaho twinshi mu duce ushobora kuba utaramenya inkomoko yatwo. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi, ndetse nawe ubaye uramutse hari aho wifuza ko ubutaha twazakurikizaho mu kukubwira inkomoko yaho, watwandikira aho hasi muri comment. Nitwa Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio i Kigali.